ingorane abashakashatsi kugira ko nibuke neza uko byagenze. Uburyo abahanga basobanura déjà vu bavuga ko bishobora kuba biterwa no guterwa kw'igice cy'ubwonko kidufasha kwibuka, maze bikagorana kwegeranya amakuru y'ahahise hacu neza. Hano bavuga ko niyo umuntu runaka wo mu muryango wawe, ubwonko butangira gushakisha iyo sura aho ibitse. Muri urwo ruhererekane rero rwo gushakisha no kutugarurira amakuru neza, habaho kwibeshya gutunguranye cyangwa se gutegwa muri cya gice kidufasha kugarura ibyahise byose ngo tubyibuke neza uko byagenze. Ibi rero bituma hatangira kubaho ibyiyumviro by'uko ibintu muri kuganira n'uwo muntu yigize n'ubundi bibaho kuko musanzwe muganira. Ibi rero bisobanura neza impamvu abantu babana n'ibibazo by'indwara z'ubwonko bakunda kugira déjà vu cyane. Uku kwibeshya k'ubwonko rero bishobora kuba ku muntu uwo ari we wese, kabone n'udafite ikibazo cy'uburwayi, cyane cyane ku bana bakiri mu myaka yabo yo kugimbuka. Nk'uko twabivuze ruguru, byibasira cyane abari hagati ya 15 n'imyaka 25 n'urubyiruko. Hari ikindi gitekerezo cy'abahanga kandi kivuga ko déjà vu ishobora kuba iterwa n'uko habayeho gukora nabi hagati y'igice cy'ubwonko kibika amakuru y'igihe gito ndetse n'ikibika amakuru y'igihe kirekire. Ibi rero bavuga ko iyo bimaze kwivanga mu mikorere, amakuru y'ibiri kuba ako kanya ashobora guhita ajya mu bubiko bw'amakuru ya kera maze bikivanga. Ibi rero bigira ingaruka mu mibikire y'amakuru, bigatuma ubwonko bugarura ya makuru bubitse ako kanya, wowe ukabyibuka nk'aho ari ibyabaye kera. Mu magambo make, bimeze nk'aho umuntu yaza akagufotora utabizi uri mu gikorwa runaka, maze agahita ahanagura ifoto yawe akayiguha, akakubeshya ko ari iyo bagufotoye mu gihe cyashize n'uburyo uri mu gikorwa nk'icyo, nyamara wowe utabyibuka niba koko byarabaye. Abahanga rero bavuga ko igihe uri guhura na déjà vu bisobanura ko icyo gihe ubwonko bwawe buba buri kubika amakuru nabi akajya aho adakwiriye, ndetse binavuze ko haba harimo ukwibeshya gukomeye mu bwonko. Yego, birumvikana cyane. Gusa icyo ugomba kumenya, nibikubaho ujye umenya ko nta gikuba cyacitse, ahubwo ari ibintu bisanzwe ndetse witurize kuko nta burwayi na bumwe
umuntu byabayeho cyangwa se byagaragayeho buba buteganya kugufata. Ngibyo rero uko bigenda iyo ubonye ibintu runaka ariko ubwonko bwawe bukakubwira ko atari ubwa mbere ubibonye cyangwa se ubyumvishe. Ndagushimiye cyane wowe twabanye muri iki kiganiro. Niba wagiye gukora subscribe, iyi ni Pamakeo TV. Naho ubutaha.